Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Marita Karasira. Dukomeje gufataniriza hamwe gusoma igitabo cyo kugana Yesu. Mbere y'uko dusoma, twiyibutse amagambo ari muri Bibiliya yera, mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 22, haravuga ngo, Umwami Yesu abane n'umutima wawe, ubuntu bw'Imana bubane nawe. Iki gitabo cyo kugana Yesu cyanditswe na Ellen White. Turasomera hamwe igitabo cyavuguruwe mu mwaka wa 2013 n'itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi mu Rwanda. Agasanduku k'iposita 367 Kigali, Rwanda. Tugeze ku gice cya 3, kwihana. Mbese umuntu yatsindishirizwa n'Imana ate? Umunyabyaha yahinduka umukiranutsi ate? Kristo niwe musubasha kutwuzuza n'Imana ngo twere. Ariko se n'iki cyatugeza kuri Kristo? Abantu benshi bajya babaza ibyabo ku munsi wa Pentekote babajije ubwo bemezwaga ibyaha byabo, bakarangurura bati, tugire dute? Ijambo rya mbere Petero yabasubije niri ngo, nimwihane. Ibyakozwe no mu gice cya 2 umurongo wa 38. Bidatinze yongera kubabwira ati, nimwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe. Ibyakozwe no mu gice cya 3 umurongo wa 19. Kwihana rero ni ukubabazwa n'ibyaha no kubicikaho. Ariko nta wareka ibyaha atiyumvisemo ububi bwabyo. Kubicikaho byanikize ntibyatuma duhinduka by'ukuri. Hariho benshi baburwa kwihana nyakuri. Abantu benshi baterwa agahinda nuko bacumuye, ndetse bagahinduka byanikize kuko batinya ingaruka yabyo. Bene uko siko kwihana Bibiliya yigisha. Barizwa n'ishyano bagushaho kurizwa n'ibyaha, nk'uko Esawu yagenje abonye ko ahebye umugisha wo kuragwa ibyase. Na Baramu wari wishwe n'ubwo bacyagiye marayika yaramuhagaze imbere afite inkota mu ntoki, yemera ibyaha bye by'ukuri. Umutima we ntiwari wahindutse, ntiyari yazinutswe ibibi. Yuda Isikariyota amaze kugambanira umwami yaratatse ati, nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso adafite urubanza. Matayo igice cya 27 umurongo wa 4. Yemejwe n'umutima ucumuye, yumva urubanza ruteye ubwoba rumuriho, atinya amateka y'Imana. Amaherezo y'ibyo yari yakoze yatumye amarwa n'ubwoba, ariko mu mutima we nta shavu rikomeye rishenjagura umutima ryari rimurimo. Yari yagambaniye umwana w'Imana utagira inenge, akihakana uwera wa Isirayeli. Farawo naho ubwo yabazwaga n'amateka yari yaciriweho n'Imana, yemeye ibicumuro bye kugira ngo akire ibindi byago, ariko iyo icyago cyashiraga yongeraga kwigamba kuwo mu ijuru. Abo bose barizwaga n'ingaruka y'ibyaha, ntibarakarizwa n'ibyaha ubwabyo. Ariko iyo umutima uyobotse icyo ubwirijwe n'umwuka w'Imana, urakanguka, utangira gusobanukirwa, ukamenya uko amategeko y'Imana no kwera kwayo bisobanurwa, ukamenya ko amategeko yayo ari yo rufatiro rw'ubutware bwayo bwo mu ijuru no mu isi. Yohana igice cya 1 umurongo wa 9. Ugatangaza ibishwe byo mu mutima we no mu bwenge bwe, akumva ko Imana ikiranuka, agafatwa n'ubwoba bwinshi bwo kuzahagarana ibyaha bye n'amahumane imbere y'ugenzura imitima. Iyo amaze kubona urukundo rw'Imana ruhebuje n'amahirwe n'umunezero bizwana no kwera, niho umuntu yifuza cyane gutunganywa no gusubira kugira umushyikirano n'abo mu ijuru. Isengesho rya Dawidi amaze gucumura ryerekana ishavu ry'ukuri ry'ibyaha iryo ari ryo. Kwihana kwe kwabaye uk'ukuri, ntikwarimo uburyarya. Ntiyagerageje gupfobya ibyaha bye, kandi ishavu yari afite ntiryatewe n'uko ashaka gukira amateka yari agiye gucirwaho. Ahubwo Dawidi yumvise ko igicumuro cye cyari gikabije, yabonye ko cyamuhumanyije umutima we, yumvise akizinutswe. Ntiyasabaga imbabazi gusa, ahubwo yasabaga ko umutima we ubonezwa. Yifuzaga cyane umunezero uzanwa no kwera, ngo abone gushyikirana n'Imana babane. Niko gusuhuza umutima, aravuga ati, hahirwa ubabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa. Zaburi igice cya 32 umurongo wa 1 n'uwa 2. Mana, umbabare kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho. Unyejeshe zobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndushe shelegi. Undebe umutima wera, unsubize mu mutima ukomeye. Ntuntekure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera.
unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemera, unkize urubanza rw'amaraso y'undi. Ayi Mana y'agakiza kanjye, ururimi rwanjye ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe. Zaburi igice cya 51 umurongo wa 1 kugeza wa 14. Kwihana nk'uko ubwacu ntitwabasha kugusohoza, kubonerwa muri Yesu gusa wazamuwe mu ijuru agaha abantu iyo mpano. Ibyo ngibyo biyobya abantu batari bamwe, bigatuma baheba icyo Kristo yifuza kubafashisha. Bibwira yuko bitashoboka gusanga Kristo batabanje kwihana, kubaringaniriza kubabarirwa ibyaha. Icyakora kwihana kubanziriza kubabarirwa ibyaha koko, kuko umutima umenetse ushenjaguwe no gusa wumva ko ukwiriye umukiza. Ariko se umunyabyaha yarinda kwihana ngo abone gusanga Yesu? Mbese kwihana niko kwaba inzitizi yo kubuza umunyabyaha umukiza we? Bibiliya ntivuga ko umunyabyaha akwiriye kubanza kwihana ngo hanyuma yaho abone kwitaba kurarikwa kwa Yesu. Umukiza wacu araturarika ati, nimuze aho ndi mwese abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Imbaraga iva muri Yesu niyo itera kwihana nyakuri. Petero yabyeruye igihe yabwiraga Abisirayeli ati, Imana yaramuzuye imushyira uburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza, ngo ahe Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Byakozwe mu gice cya 5 umurongo wa 31. Uko tutabasha kubabarirwa tudafite Yesu, ni nako tutabasha kwihana tudafite umwuka we ukangura imitima. Kristo niwo soko y'imigambi yose itunganye. Niwe wenyine ubasha gutera umutima kwanga ibyaha, gushishikarira iby'ukuri no kubonera no kwezwa ibyaha byacu. Ni ibihamya byerekana ko umwuka wa Yesu akorera mu mitima yacu. Yesu yaravuze ati, nimanikwa hejuru y'isi nzikururiraho bose. Yohana igice cya 12 umurongo wa 32. Umunyabyaha akwiriye guhishurirwa Kristo, akamenya ko ari umukiza wamanitswe ku musaraba azira ibyaha by'abisi. Iyo twitegereje umwana w'Imana ku musaraba w'i Karuvari, nibwo duhishurirwa ibiyoberane by'agakiza, maze kugira neza kw'Imana ukadutera kwihana. Ubwo Yesu yapfiraga abanyabyaha, yagaragaje urukundo rutarondorwa dukunze, kandi umunyabyaha utumbiriye urwo rukundo rudohora umutima we, rukamutera gutekereza akaruko agumya kurwanya Yesu, akitanga burundu. Haba ubwo ibi by'abantu bibakoze isoni, bigatuma bareka ingeso zabo mbi zimwe bataramenya ko ari Kristo ubareshya. Iteka iyo abantu bagerageza guhinduka ukundi babikuye ku mutima, haba hariho igitota imitima yabo kiyikangura kikayitera guhinduka ukundi. Ibi byo mu kubaho kwabo n'icyaha cya kamere cyo mu mutima byose barabihishurirwa, bagatangira kugira icyo bumva cy'igitangaza cyo gukiranuka kwa Yesu, bakumirwa bati, mbese urukundo rungana rutyo n'uwo mubabaro wose n'agashinyaguro kose ni ukugira ngo dukire urupfu tuzabone ubugingo budashira? Icyakora umunyabyaha yashaka yabasha kwanga urwo rukundo ruhebuje, yabasha no kwanga kwegerezwa Yesu, ariko atanze yamwegerezwa. Yamara kumenya inama y'agakiza, bigatuma agera ku musaraba akihana ibyaha bye umwana w'Imana yazize. Umwuka w'Imana ubeshaho ibyaremwe niwe utota imitima y'abantu, ukayitera kugira akahe k'ibyo bakennye. Ibyo muri iyi si bajyaga bakunda ntibibe bikibasha kunyura imitima yabo. Umwuka w'Imana bahendahendera gushakashaka gusa ibyabazanira amahoro n'ihumure, ari byo mbabazi za Yesu n'umunezero uzanwa no kwera. Umukiza wacu ntahwema gukuruza imitima y'abantu iboneka n'ibitaboneka, kugira ngo bareke ibyo kwinezeza bitagira umumaro, babone amahirwe atagira ingano amubonerwamo. Abantu bose barushywa n'ubusa, bishakira amazi mu mariba yakamye, Imana ibatumaho ngo, ufite inyota ze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 17. Mwebwe mwese abifuriza ibyiza biruta ibibonerwa muri iyi si, mumenye yuko ari ijwi ry'Imana ribwiriza imitima yanyu. Nimuyisabe kugira ngo ibahe kwihana no kugaragarizwa Yesu kubw'urukundo rwayo ruhebuje uko aboneye rwose. Mu kubaho k'umukiza nimwe urufatiro rw'amategeko y'Imana rwagaragarijwe. Kugira neza n'urukundo rutikanyiza nibyo byari kamere ye. Iyo twitegereje umukiza, nibwo umucyo umuvaho turasiraho, bigatuma twibonaho ububi bw'ibyaha byo mu mitima yacu.
ahari twigize shyashya nka Nikodemu, tugira ngo ukubaho kwacu kuraboneye n'ingeso zacu ziratunganye, twibwira ko ari nta cyatuma twicisha bugufi imbere y'Imana nk'uko bikwiriye abandi banyabyaha. Ariko iyo umucyo wa Yesu urasiye mu mitima yacu, niho tubona ububi bwacu, tukamenya uko twikanyiza n'uko twanga Imana, kandi ko ari byo byatwanduje. Niho twimenyaho yuko gukiranuka kwacu kumeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga, nuko ari nta kintu cyera kirabura cyadukiza ibyaha byatwanduje kitari amaraso ya Yesu. Umwambi w'umucyo uvuye ku bwiza bw'Imana, akambika isuku ya Kristo, iyo birasiye mu mutima bigaragaza akazinga kose, iyo kava kakagera bigahishura ubugoryi n'inenge yose by'umutima w'umuntu. Bigaragaza kwifuza kubi kose n'ubuhemu bw'umutima, n'uko iminwa ivuga ibyanduye. Ubugome bwose bw'umunyabyaha bwo guhindura ubusa amategeko y'Imana, iyo bugaragarijwe n'Umwuka Wera w'Imana, bituma ashenguka umutima, akababara cyane. Uko yitegereza imico myiza ya Yesu itagira inenge, niko arushaho kwizinukwa. Igihe umuhanuzi Daniyeli yitegerezaga ubwiza bwa marayika wamutumweho avuye mu ijuru, yacitse intege abonye uko yanduye. Asobanura ibyamubayeho ati, sinasigarana intege kuko ubwiza bwanjye bwampindukiyemo ububore, ndatentebuka. Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 8. Niko umuntu ukozwemo atyo azajya agaye kwikanyiza no kwikunda kwe, ashaka umutima uboneye ushyira hamwe n'amategeko y'Imana biheshejwe na Kristo. Pawulo avuga yuko kubwo gukiranuka kuzana n'amategeko, Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 6, nta wabona icyo amugaya akurikije imirimo igaragara itegetswe n'amategeko. Ariko amaze kurondora ibitagaragara by'umwuka bitegetswe nayo, asanga ari umunyabyaha. Uwakurikiza uko amategeko avuga, yasanga na Pawulo atarakoze icyaha. Ariko ubwo yaroraga uko amategeko asobanurwa mu by'umwuka, akireba uko Imana imureba, byamuteye kwicisha bugufi no kwerura ibicumuro bye, niko kuvuga ati, nanjye kera nari muzima ntafite amategeko, maze itegeko rije, ibyaha birazuka, nanjye ndapfa. Abaroma igice cya 7 umurongo wa 9. Pawulo abonye uburebure bw'iby'amategeko arondora, ibyaha bimugaragariza ko ari bibi biteye ubwoba, ntiyaba akishima. Imana ntivuga ko ibyaha byose bifite urugero rumwe. Umuntu afite ingero z'ibyaha, kandi Imana irazifite. Ariko igicumuro kibaye gito mu maso y'umuntu, mu maso y'Imana kikaba kinini, kuko nta gicumuro kiba gito imbere yayo. Iyo umuntu aciye urubanza rubamo kubera, ntirutungana, ariko Imana igera byose uko biri koko. Umusinzi unegurizwa izuru abwirwa ko icyaha cye kizamubuza kujya mu ijuru, ariko uwirarira n'uwikanyiza n'uwifuza haba ubwo bo batabihanirwa. Nyamara ibyo byaha nabyo Imana ibyanga urunuka, kuko biciye ukubiri n'ubugwaneza bw'imico yayo, na rwa rukundo rutikanyiza rugose amasi ataraguye. Ugwa mu cyaha gikomeye haba ubwo agira isoni, akumva akeneye imbabazi za Kristo. Ariko uwirarira we ntiyumva akeneye imbabazi za Kristo, ntiyumva ko hari icyo akennye, yanga gukingurira Kristo umutima we, akavuka umugisha ukomeye yatugeneye. Wa mukoresha w'ikoro wasabaga ati, Mana mbabarira, ndi umunyabyaha. Yariyumvisemo ko ari inkozi y'ibibi, yibwira kandi yuko n'abandi ariko bamuzi. Yari azi icyo akennye, niko gusangana Imana umutwaro w'ibyaha, kandi akozwe n'isoni, yifuza kumibabarira. Yari yuguriye umwuka w'Imana umutima we, ngo abone uko amukoreramo, amubature, amukure mu bubata bw'ibyaha. Ariko gusenga nk'umufarisayo ko kwirata no kwigira shyashya kwagaragaje ko umutima we utifuza kugibwamo n'Umwuka Wera. Ntiyumva ko hari icyo akennye, niko kutagira icyo ahabwa. Nimuramuka mumenya ibyaha byanyu ntimugatinde kubicikaho. Benshi bibwira yuko ibibi byawe bibabuza gusanga Kristo. Mbese mwibwira ko ari mwe muzigira beza? Mbese umunyetiyopiya yabasha guhindura ibara ry'umubiri we cyangwa ubugondo bwayo? Namwe nuko ntimwabasha gukora ibyiza, kandi mwaramenyereye gukora ibibi. Yeremiya igice cya 13 umurongo wa 23. Nta wundi ubasha kudufasha keretse Imana yonyine gusa. Twe kurindira ikindi gihe, twe kuganyiriza ngo twemezwe kurutaho, cyangwa ngo turindire uburyo buruta ubwo twabonye, cyangwa ingeso ziboneye ziruta izo dufite. Ubwacu ntacyo twabasha kwimarira. Dukwiriye gusangana Yesu imitwaro yose y'ibyaha dufite. Ariko rero he kugira abishuka no kwibwira ngo Imana ubwo ari inyarukundo izakiza n'abanga imbabazi zayo.
ububi bw'ibyaha buteye ubwoba bubasha kugerwaho gusa iyo umucyo w'umusaraba ubarasiyeho. Abavuga ko ubugwaneza bw'Imana butazacira umunyabyaha w'iteka nibitegereza umusaraba w'i Karuvari. Kristo yishyizeho ibicumuro by'abagome, ababazwa mu kigwe cy'abanyabyaha, kuko ari nta yindi nzira abantu bajyaga gukirizwamo atari ku bw'icyo gitambo. Ntawajyaga gukira urukongi rw'imbaraga y'ibyaha no gusubira kuzura n'abera, kandi ntabwo tujyaga kugabana ku by'umwuka. Urukundo rw'umwana w'Imana n'umubabaro yababajwe n'urupfu yapfuye byose byerekana uko ibyaha bikabije kuba bibi, kandi byerekana yuko nta wabiva mu nzara ngo yiringire kuzahabwa ubugingo bwo mu ijuru keretse yeguriye Kristo umutima we. Hari ubwo abatizera bikirisha abakristo bati ntibandusha kwitonda no kwifata neza, bakunda ibibanezeza no gukora ibyo bishakiye nkanjye. Ibikwiriye abakristo abatizera bananirwa gukora babyikirisha ibicumuro by'abandi batyo. Ariko rero ibyaha n'ibicumuro by'abandi ntawe uzabigira urwitwazo ngo abyikirishe, kuko umuntu w'iteka duhawe icyitegererezo atari umuntu uyoba. Umwana w'Imana utagira inenge niwe twahawe icyitegererezo. Abagaya Kristo ikibakwiriye ni ukwitunganya no kwitondera ko bifata ubwabo bataratungira abandi urutoki. Mbese niba bazi urugero rwa Kristo uko rukwiriye kungana, icyaha cyabo ntigikabije kurushaho? Bazi ibitunganye bakanga kubikora. Ntimukaragirize kwihana, ntimukarindire kuzareka ibyaha byanyu ikindi gihe no kwishakira umutima uboneye ku bwa Yesu. Ngaho aho abantu ibihumbi byinshi bayobora bakazimira buheriheri. Ubu sinshaka kubarambira mbatekereza uko uku kubaho ari kugufi nuko tutagutegeka, kuko musanzwe mubizi. Ariko rero icyo nshaka kubagaragariza nuko kuragiriza no gutinda kwemera kumvira ijwi ry'umwuka wera w'Imana riduhendahendera guhitamo ari akaha kabi gateye ubwoba, nubwo benshi batabizi. Akaha nubwo twakwibwira ko ari gato, nitukagundira kazadushyira mu kaga ko gupfa buheriheri. Icyaha tudatsinda kizadutsinda kiturimbuze. Adamu na Eva bibwiraga yuko ikintu gito nk'icyo kurya itunda ryabuzanyijwe kitazana amakuba akomeye angana n'ay'Imana yari yavuze. Ariko rero ako kantu gato kari ukwica itegeko ry'Imana ryera ridahinduka, kandi ko katandukanyije Imana n'abantu. Niko kagomorora isi yacu urugomero rw'urupfu n'ibyago byinshi bitavugwa. Mu miryango yose uko ikurikirana mu isi hahora hazamukamo umuborogo mwinshi watewe n'ubugome bw'umuntu, kandi ibyaremwe byose bihora binihira hamwe bikagira ibise. Ndetse ubwo bugome umuntu yagomeye Imana bwakoze no ku ijuru. I Karuvari hasigaye ari urwibutso rw'igitambo gihebuje Imana yatanze, cyahongera ibicumuro byo ku itegeko ryera abantu bacumuye. Ntitukarebe icyaha ngo tugisuzugure ngo ni ikintu gito. Igicumuro cyose mucumura n'ubuntu bwa Kristo mwirengagiza mugahinyura, ingaruka byabyo izabakoraho. Gukora ibyo bibatera kwinangira imitima, bigatuma ubwenge bugwa ikinya, ntibube bukibabazwa n'ibyaha. Benshi bifata mu mugongo bagahumuriza imitima ibabaye ngo bazava mu bibi igihe bishakiye. Bibwira yuko bashobora gukinisha imbabazi z'Imana, bagahitamo Satani ngo nibabona ishyano ribagwiriye niho bazahinduka. Ariko ibyo ntibikunda kuboneka. Akamenyero ko mu bugingo iyo kamaze kurema imico bikomerera umuntu cyane ntabashe kwifuza gusa na Yesu. Ndetse ingeso mbi imwe nsa nko kwifuza kubi kumwe iyo bigondiriwe kera birashyira bigahindura ubusa imbaraga zose z'ubutumwa bwiza. Igicumuro cyose umuntu agundiriye kimutera umutima wo kurushaho kwanga Imana. Umuntu wanga ukuri kw'Imana yeruye azasarura ibyo yabibye. Muri Bibiliya yose nta kuburira abakinisha ibyaha kuruta uko umunyabyaha yavuze ubwo yavugaga ati umunyabibi azafatwa n'ibibye kandi azakomezwa n'ingoyi y'icyaha cye. Imigani igice cya 5 umurongo wa 22. Kristo yiteguye kudukiza ibyaha, ariko nta hato tutabishaka. Kandi niba umutima wacu ushimikiriye ibibi kuko twabigize akamenyero tukanga gukizwa n'imbabazi za Kristo,
zashobora gukora ikindi ki? Tuzaba twiyahuye ko twanze urukundo rwe twihenuye. Dore none ni igihe cyo kwemererwamo, dore none ni umunsi wo gukirizwamo. Icya kabiri cy'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 2. Uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, ntimwinangire imitima yanyu. Abaheburayo igice cya 3 umurongo wa 7 n'uwa 8. Umuntu areba ibigaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Icya mbere cya Samweli igice cya 16 umurongo wa 7. Uwiteka areba mu mutima w'umuntu, aho umunezero n'agahinda bikunda kubisikanira, uwo mutima utaguma hamwe, iyo bawikirara, icumbi ry'uburiganya bwinshi n'ubuhenzi. Uwiteka azi ibyo utekereza n'icyo ugambiriye gukora cyose, nuko uzagenza. Nuko nimumusangana umutima wanyu wanduye uko uri kose, mugenze nka Dawidi, mwugurure amarembo yawo yose ijisho ry'ubona byose, muti Mana ndondora, umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hariho inzira y'ibibi ndimo, unshorere mu nzira y'iteka ryose. Zaburi igice cy'ijana 39 umurongo wa 23-24. Benshi b'umutima udatunganye bemera idini byanikize, bagira ishusho yo kubaha Imana kandi batabikuye ku mutima. Mwebweho mujye musenga mutya muti, Mana undebe mu mutima wera, unsubize mu mutima ukomeye. Zaburi igice cya 51 umurongo wa 10. Mwe kwihenda ubwenge, mwe kurambirwa, ahubwo mushishikare nk'uko mwabigenza mushaka gukiza ubugingo bwanyu. Mwikiranwe n'Imana mu mitima yanyu, nimwiringira mushidikanya, muzarimbuka. Nimujye mwiga ijambo ry'Imana musenga, kuko ari ryo ribagaragariza ingingo zikomeye zo kwera, zibonerwa mu mategeko y'Imana no mu kubaho kwa Kristo. Umuntu wazibura ntazareba Imana. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 14. Ijambo ry'Imana ritwemeza ibyaha, ritugaragariza rwose inzira y'agakiza. Mujye muryitaho ribabere ijwi ry'Imana rivugana n'imitima yanyu. Uko mubona uko ibyaha bikabya n'uko mumeze, ntimugakuke umutima ngo mwihebe. Abanyabyaha nibo Kristo yazanywe no gukiza. Si twe twakwiyuzuza n'Imana, ahubwo nimwumva urukundo ruhebuje. Imana ari mu Kristo yiyuzuza n'abari mu isi. Icya kabiri cy'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 19. Ihendahendesha imitima y'abana bayo bayobye urukundo rwayo rukomeye. Nta mubyeyi wo muri iyi si wakwihangana ibicumuro n'amafuti by'abana be nk'uko Imana yihanganira bishaka gukiza. Nta minwa y'abantu yarusha Imana kwingingana ikiraro urukundo. Amasezerano yayo yose n'imiburo yayo bikomoka ku rukundo rutangaje. Satani naza kukubwira yuko uri umunyabyaha bitangaje, uhanga amaso umucunguzi wawe, uvuga icyo akumariye, wemera ibyaha byawe, ariko ubwira umwanzi uti, Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Icya mbere cya Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 15. Kandi umubwire ko ubasha gukirishwa urukundo rwe rutangaje. Hari ubwo abaje Simoni by'abantu babiri barimo imyenda ya shebuja. Umwe yishyuzwaga bike, undi yishyuzwaga byinshi. Sebuja ayibaharira bombi. Nuko Yesu abaza Simoni uwarusha undi gukunda sebuja uwo ari we. Simoni aramusubiza ati, uwo yababariye byinshi. Luka igice cya 7 umurongo wa 43. Natwe turi abanyabyaha bikabije, ariko Kristo yapfiriye kugira ngo tubabarirwe. Igitambo cye cyo kutwitambira kirahagije, kibasha kutwishyura umwenda wacu ku Mana. Abo Kristo yababariye byinshi nibo bazamukunda kurushaho, nibo bazegera intebe y'ubuntu bamushimira igitambo gitangaje yabatambiye. Iyo turushaho kumva urukundo rw'Imana, niho turushaho kumenya ububi bw'icyaha. Iyo tubonye uburebure bw'umunyururu watumanukiye kudutabara, iyo dusobanukiweho hato iby'igitambo cya Kristo kitagira akagero cyatambwe ku bwacu, niho umutima wacu ushenjagurishwa urukundo n'ishavu.